Ndashima Imana uyu munsi ndumva mfite ibyishimo bikomeye cyane kandi ngira ngo mu gitondo nigeze mvuga ngo iki cyumweru kizababera icy'ibyishimo n'amahoro. Ndashima Imana rero ko numva mfite ibyishimo ngewe ku ruhare rwanjye. Ndashima Imana ko numva nguwe neza. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Turirimbye indirimbo nziza cyane, indirimbo zitandukanye zivuga ku bijyanye no gusenga. Indirimbo ya 62 mu gitabo cy'agakiza ivuga uburyo ki gusenga ari byiza, gusenga bifite umumaro, kandi mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Yewe rwose ni amasengesho, burya amasengesho aruta izi message twandika kuri WhatsApp, amasengesho aruta email tujya dukoresha, amasengesho arihuta cyane kuko agera kure cyane, amasengesho abasha kunyeganyeza ibikuta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turashima Imana rero ko yaduhaye urufunguzo rwiza rwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Indirimbo ya 50 mu gushimisha ikavuga ngo muze mwenyine mwihererane, twihererane mu nsangano hatari abantu, dore imiruhira baruhije n'urusaku rurabaruhije. Imana itugire neza cyane. Mureke ibyifuzwa n'abiyisi, mushake ibyahishwa abanyabwenge. Ngewe na data tubana namwe, ntimuri mwenyine ahubwo turi kumwe. Imana ishimwe cyane yadusezanije ko turi kumwe ibihe byose. Iya 49 reka bango mu bihe ibihe senga Uwiteka. Hari igitero rero nakunze cyane cyangwa se nsanzwe nkunda, igitero cya nyuma kivuga ngo umunsi nzaba namaze kwiyambura uyu mubiri upfa, nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Uyu munsi muri iki cyumweru dutangiye icyumweru gifite insanganyamatsiko nziza cyane, insanganyamatsiko yerekeranye ibihe byo gusenga, cyangwa se icyumweru cyahariwe isengesho imbaraga zihindura. Tugiye kuzibanda cyane ku kintu kijyanye no gusenga n'imisengere no kubana n'Imana data wa twese binyuze mu mbaraga zo gusenga. Gusenga rero ni imbaraga zihindura. Gusenga harimo ubutsinzi, gusenga harimo ibintu bikomeye cyane, kandi ndabihamya ku muntu wese wasenze yabonye umumaro w'amasengesho. Mu gusenga harimo umumaro munini cyane, utandukanye ni w'abantu batekereza, utandukanye n'ibyo wibwira, utandukanye n'ibyo inshuti zagutekerezaho. Ahubwo gusenga birakora, gusenga ni umuti, gusenga biravura. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kuganira rero kuri uwo mwanya mwiza w'amasengesho. Uyu munsi turavuga ku ntego ya mbere, uyu munsi wa mbere muri iki cyumweru cy'amasengesho, ivuga ngo inzira z'isengesho ritsinda. Inzira z'isengesho ritsinda nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho umwanya mutoya cyane muri iki cyumweru cyahariwe gusenga imbaraga zihindura. Imana ishimwe cyane. Rero reka mbabwire bene data, byaba bibabaje cyane kuba waza imbere y'Imana uje gusenga ariko isengesho ntirizaguhindure, cyangwa se ngo rihindure ibyo uhura nabyo. Byaba bigoye cyane. Ayo masengesho burya ntacyo yaba amaze, kuko ntabwo yaba akora ku mutima w'Imana. Ubundi gusenga nyagusenga nuko hagomba kubaho impinduka. Gusenga bifite urwego rumwe bikuraho umuntu bikamugeza no ku rundi. Gusenga bibohora abari bananiwe, bibohora indushyi, bibohora abanyamibabaro. Uyu munsi rero turiho tuganira ku kintu cyitwa inzira z'isengesho ritsinda. Ese burya bivuze ko hari n'isengesho ridatsinda, hari n'isengesho ritanesha, hari n'isengesho ritagira ibyo rukora, ariko hariho n'isengesho ritsinda. Mana ishimwe cyane. Hari isengesho rifite icyo rirema, hari isengesho rifite aho ryagukura n'aho ryakugeza. Uyu munsi turavuga rero kuri iryo sengesho, isengesho ritsinda. Mana ishimwe cyane. Isengesho rifite icyo rimaze, isengesho rifite icyo rikora. Umuntu wese waje gusenga, isengesho ribasha kumutsindishiriza. Iryo ni ryo sengesho tugiye kuvugaho. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire bene data, Yesu yigeze yabwira abigishwa, arababwira ngo nimusenga. Muri Matayo niko handitse ibice 6. Yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Imana yacu ishimwe cyane. Burya reka mbabwire bene data, gusenga birakora, gusenga birahindura.
haleluya. Reka mbabwire icyo Imana yanditse yaracyanditse kandi nta muntu ubasha kuzagihindura. Ahubwo reka nkubwire, isengesho rinyeganyeza umutima w'Imana kandi isengesho rihindura umugambi w'Imana. Twigeze twaribona mu ngoma za mbere aho rivuga uburyo ki abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibasenga bakicisha bugufi nzururuka mbakiriza igihugu. Hari inzira rero shaka kuvugaho zituma rya sengesho ryawe riba iry'ubutsinzi, inzira y'isengesho rikuganisha ku butsinzi. Icya mbere nshaka kuvugaho, isengesho rizakugeza ku butsinzi, ugomba kuba wicishije bugufi imbere y'Imana. Hari abantu bazakubwira ngo gusenga uzabikore mu buryo bwose budafite formule ngo Imana irumva. Oya, ahubwo reka nkubwire, hari formule mu gusenga kandi Imana ikunda cyane. Icya mbere, isengesho ry'umuntu uciye bugufi Imana iryumva vuba cyane. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo Imana yigeze yabaza ngo mbese nture hehe, barayibwira ngo tura mu mutima w'umuntu uciye bugufi. Imana ihimbazwe. Rero gusenga k'umuntu uciye bugufi kubasha gutuma habaho impinduka idasanzwe. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga. Bivuze ngo kwicisha bugufi kubasha gukora imirimo ikomeye cyane. Icya kabiri mu isengesho ritsinda nuko iyo wamaze kwicisha bugufi ukemerera ko Imana itura muri wowe, ukemera ko Imana izi kabana nawe, habaye ikintu bita kumanurirwa umwuka wera akaza muri wowe. Kandi ahari umwuka wera ikintu cyitwa icyaha kirahunga, kubera ntabwo umucyo ushobora kubana n'umwijima. Hari igihe biba ngombwa umuntu agatangira isengesho agatangira avuga ngo Mana umbabarire ibyaha byanjye, Mana unyeze untunganye. Kandi umva nkubwire mwene data, ni nako kuri kuko isengesho ngo ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, ntabwo bipfa koroha kugira ngo ibyaha bipfe guhunga hatabayeho umwuka wera. Imana itugire neza cyane. Kandi umwuka wera ntabwo ushobora kuza mu muntu uticishije bugufi. Bivuze ngo ingingo ya mbere nuko umuntu agomba kubanza kwicisha bugufi, noneho umwuka w'Imana akamanuka, bya byaha byamugoye bigahita bisohoka. Kandi umva nkubwire ikindi, ntabwo umuntu ibyaha bizapfa gusohoka hatabayeho kwatura ibyaha byawe, kubera yuko ari igihe biba ngombwa ko watura ibyaha byawe kugira ngo ubabarirwe. Niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Kandi ntabwo uzaturira ibyaha umuntu uwo ari we wese. Burya barakubeshya, ntabwo ari ukwaturira umuntu ibyaha uko wiboneye, ngo kubera yuko ngo tunganya revo, ngo kubera yuko dusengana, ngo kubera yuko ari umuririmbyi mugenzi wanjye, bya bindi abantu tujya mu cyumba cy'amasengesho ugakurura umuntu wiboneye ngo ngwino nkwaturire kugira ngo ujye mu cyumba cy'amasengesho. Aho ngaho uribeshya cyane. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo ushobora kwaturira umuntu mu nganya revo mu misengere ngo bivemo neza. Ahubwo hari abantu baba barahamagariwe kwaturirwa ibyaha. Abo ngabo ni ababisigiwe, ni abatambyi. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira ngo abatambyi umurimo wabo bashinzwe ni ugufata ibyaha by'abantu bakabijyana imbere y'Imana, bakabwira Imana ngo Mana dore ubwoko bwawe bwaracumuye none ubababarire. Rero ntabwo ari ugupfa kwatura uko twiboneye. Twagiye tubona ibintu byinshi bikomeye cyane, abantu batura ibyaha byabo mu gitondo bigahinduka amagambo, mu gitondo bigahinduka ibibazo. Nyamara warwanaga intambara y'ubusambanyi ugahita urwana n'intambara yo kubengwa, warwanaga intambara y'ubusambanyi ugahita urwana n'intambara y'amagambo. Kubera iki? Wanyanyagije ibyawe ubinyanyagiza aho bitari ngombwa. Imana itugiriye neza cyane. Reka nkubwire rero uyu munsi wowe unteze amatwi ngo gusenga kwa mbere kubasha kuzana intsinzi ugomba kwicisha bugufi mu buzima bwawe. Kandi kwicisha bugufi, ijambo ry'Imana mu migani handitse ngo umuntu uciye bugufi cyane nawe yaba ari umukene aruta ikigenge cy'igikire kigenda cyigenga. Reka nkubwire nshuti yanjye, guca bugufi bikingura ijuru.
Imana ihimbazwe. Guca bugufi birakora. Guca bugufi bifite icyo bimara. Umva nkubwire nshuti yanjye, gusenga kwawe wicishije bugufi, umwuka w'Imana aramanuka. Gusenga kwawe wicishije bugufi, ibyaha birahunga muri wowe. Kandi umva nkubwire, nyuma yuko ibyaha bihunga muri wowe, umwuka w'Imana kumanurira ikintu bita kwizera. Kubera impamvu yihe? Ahari umwuka w'Imana hakorerwamo kwizera kudasanzwe. Ahari umwuka w'Imana hakoreramo imbaraga z'Imana. Ubundi gusenga kwagutse cyane kuruta ibyo tubona, kwagutse cyane kuruta ibyo tuvuga, kwagutse cyane kuruta ibyo twigishijwe. Kuko gusenga, hari abibwira yuko bazaza imbere y'Imana baje gusenga, baje gusaba ngo Imana ibatabare, baje gusaba kugira ngo Imana ibagire neza. Yego, gusaba ni byiza, ariko umva isengesho rikora ku mutima w'Imana ni isengesho riganira n'Imana. Kubera iyihe mpamvu? Ubundi gusenga biduha inyungu zo kugirana ubusabane n'Imana. Ntabwo isengesho ari ikibazo cyo gusaba, ahubwo isengesho ni irirenga ibyo dusaba. Reka nkubwire, Bibiliya irambwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ni nayo mpamvu ubundi nuba waje gusenga ujye uvuga ngo nje kuganira n'Imana. Ntabwo ari ikibazo cy'uko uje gusaba, kuko hari abantu benshi baje gusaba kubera gusaba nabi. Bibiliya ivuga ngo abantu barimbutse kubera kubura ubwenge, kandi abantu ntibasubizwa kubera basaba nabi. Ahubwo icyaba cyiza, wowe ujye uza gusenga uje kugira ngo uganire n'Imana. Ubundi mu kuganira n'Imana bibi ubufatanyabikorwa, haba harimo partnership idasanzwe, kubera ko Imana ikumenyesha ibyo utari warabashije kumenya. Imana ibasha kuguhishurira ibyo utari kubasha kuzahishurirwa. Imana ibasha kugufungura amaso ukareba ibyo abandi batareba. Umva nkubwire isengesho iyo uritumye ni kumuririmbyi yaririmbye wa 62 aravangwa gusenga. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agira kure cyane. Umva nkubwire isengesho ry'umuntu wasenze wicishije bugufi, wuzuye umwuka w'Imana. Bibiliya uwo muntu iravanga umusengesho umwuka iteka mukuri kwanyu ko gusenga. Umva iryo sengesho riragenda rikajya mu bitaro runaka, rikanyeganyeza igitanda cy'umurwayi wenda urwaye kanseri, aho abaganga bananiwe, aho abaganga barushe, aho abaganga bakoze ibizamine, bakoze za biopsi zitandukanye, bakabona indwara ni kanseri, bakavuga ngo imyaka yo kubaho kwe asigaje amezi 5. Ariko mu gihe rero wa muntu usenga wuzuye umwuka w'Imana no guca bugufi, wuzuye kwizera kudasanzwe, iryo sengesho rikagenda rikanyeganyeza icyo gitanda, rikabasha guhagurutsa, haleluya, rikabasha guhagurutsa uwari urwaye indwara yananiwe abaganga. Umva nkubwire isengesho rirakora. Isengesho rireba mu nda y'umudamu ubyaye utari wabyara, rikaremamo icyo bita imisemburo yatuma abyara. Isengesho rigera mu nda y'umudamu ufite ibibyimba, rikabasha kubisongesha, habatabayeho ibintu bya radiyo. Isengesho rirakora, haleluya. Umva nkubwira gusenga kugira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Imana ishimwe cyane. Gusenga kurakora. Gusenga iyo umuntu aciye bugufi, kumuhindurira amateka. Umva nkubwire, uzabaze ubundi kuko bigendana no kwizera. Iyo waciye bugufi, umwuka w'Imana akamanuka, ukagira kwizera muri wowe. Hari ikintu kimugomba gusobanukirwa, rikurenza ibihe. Isengesho rirenza abantu ibihe. Isengesho ry'umuntu wizeye rigutambutsa ibihe. Ntabwo ureba ibihe ko bikomeye, ahubwo ureba imbaraga z'ukugose. Reka nkubwire, umugabo bita Elisa yarengeje intekerezo z'ingabo zari zimugose, ahubwo asenga isengesho. Aravuga ndabwira ngo Mana mfasha uhumure amaso y'uyu muntu Gehazi, kugira ngo abashe kureba ingabo zitugose. Umuntu reka nkubwire utafite kwizera muri we abasha kubona ibimugoye, akabona nibyo biri imbere. Amaso yiwe agakanurira ibiri imbere bimugoye, amaso yiwe agakanurira uburwayi bumugoye, amaso yiwe agakanurira intambara zimutanze imbere. Ariko uva nkubwira isengesho ry'umuntu wizeye, wa wundi waciye bugufi uganira n'Imana, wa wundi ugera ku mutima w'Imana, bari abafatanyabikorwa. Isengesho ntirireba ingabo zimugose,
ahubwo rireba ingabo zikikije z'Imana yamuhamagaye. Umva nkubwire, isengesho rirenga ibihe, isengesho rirenga ibyo turi kunyuramo. Umunyabwenge mwiza ni uwuvuga ngo njyewe ndafatanya n'Imana. Umva nkubwire, Bibiliya irambwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Niko Yeremiya yabyanditse muri 29:10-13. Yaravuze ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amagambo Yeremiya yahanuye avuga ku mugabo bita Kuro. Umva nkubwire nshuti yanjye, ayo magambo yahanuye buriya Kuro afite amateka. Reka mvuge kuri Kuro gatoya. Kuro afite amateka akomeye. Kuro ni umwe mu bantu Imana yagambiriyeho mu mbere y'imyaka 100 mbere y'uko avuka. Ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo Kuro. Yesaya yarabihanuye muri 41:45 uhereye ku murongo wa mbere kumanura. Yaravuze ngo nzajya imbere ahataringaniye maringanize, ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma nzabicamo kabiri. Yari yaramuvuzeho. Imana avuze kuri Kuro atari yabaho. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Reka nkubwire nshuti yanjye, na Yeremiya yigeze yabihanura. Yaravuze ngo abayuda bazamara imyaka 70 mu bunyagi Babuloni, kandi iyo myaka 40 irangira nzabahagurutsa umucunguzi, nzabahagurukiriza umutabazi kugira ngo azabakure muri ico gihugu cy'ubunyage. Imana ishimwe cyane. Iyo myaka bari barayivuzeho, Kuro bari baramuvuzeho. Umva nkubwire nshuti yanjye, amateka ya Kuro ni meza. Kuro yari afite umugabo bita sekuru bita Eustache, kandi uwo sekuru, reka nkubwire, hari icyo Imana yari yaravuze muri bw'abahanuzi bwa Yesaya na Yeremiya. Bityo Eustache agira ubwoba bwinshi kuko nawe yabirose kabiri, abona umwana we nyina cyangwa se umwana wa Eustache ariwo nyina wa Kuro Mandane ngo yabonaga amazi. Birota inshuro ebyiri. Bazana abanyabwenge ngo bamusobanurire. Baramubwira tumva, umwana uzabyarwa n'uyu mukobwa wawe niwe uzagusimbura ku ngoma. Umva nkubwire, Eustache aravuga ngo ntibishoboka. Agambirira mu mutima we kumwohereza akazashingirwa mu bindi bihugu. Amujyana mu gihugu kindi cy'Abaperesi. Aho niwe yagiye kurongorwa n'igikomangoma. Amaze kujyayo, igihe kiragera, Imana ishimwe cyane, ngo atwara inda. Yo haleluya. Icyo Imana yavuze irakirinda naho imyaka yaba 1000. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yakuvuzeho irakirinda. Imana ishimwe. Anihimba. Icyo Imana yakuvuzeho irakirinda nshuti yanjye. Hari ibyo Imana yatubwiye, abadayimoni barahaguruka, ariko nubwo bahaguruka ibyo Imana yavuze bizasohora. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Imana ishimwe cyane. Noneho uwo Mandine biba ngombwa ko Eustache ariwe papa wiwe amutumaho, aramubwira ngo uzaze kubyarira iwanjye nterura uwo mwana. Ariko yarashaka kugira ngo azamwice, nuko biba ngombwa kaza. Amaze kubyara, afata uwo mwana amuhereza umutware w'ingabo witaga Haripagusi ngo amujyane ajye kumwica. Hanyuma ngo babwire uwo mukobwa Mandine, bamubwire ngo genda, kubera ngo wabyaye umwana apfuye, ngo kandi twahise tumushingura. Nta kundi yagomba kubigenza iyo nkuru yabamara gutyo yuko Mandine yabyaye umwana hanyuma agahita yicwa, nakagahita apfa. Uko niko bimeze, kandi agahita ashingurwa. Ngo hanyuma uwo Haripagusi aramufata aramujyana ngo ajye kumwica. Ariko kuko umwana yari mwiza abura ukuntu abigenza, ngo nawe amuhereza umushumba waragiraga amatungo y'iwabo y'ubwami. Aravuga ngo genda ujya mujyana mu ishyamba umwicireyo. Umva nkubwire ijambo Imana yavuze. Haleluya. Naho bateka ibuye rigashya, ariko abashinganye barashinganye. Mwibuke ko Kuro Imana yamuvuzeho mbere hafi y'imyaka 100 ngo avuke. Hari icyo Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe irakirinda. Data we, Imana ihimbazwe. Nubwo baterana, ariko ntabwo Imana izaterana nabo. Ni nayo mpamvu isengesho ryawe rinyeganyeza intebe y'Imana. Imana ihimbazwe. Hanyuma uyu mugabo w'umushumba w'amatungo ngagere mu rugo ngasanga umudamu wiwe yabyaye,
ariko abyara umwana upfuye. Barangije bajya inama baravuga ati abana bose ni abana, reka rero twebweho kugira ngo twice uyu, reka duhambe uwacu wapfuye hanyuma turere uyu nguyu. Nyumvira isezerano ry'Imana. Reka nkubwire, Imana iyo yapanze ikintu iba yarapanze n'inzira kizacamo. Ibaze kuba mu myaka 100 yari ishize yari yarapanze yuko igihe nikigera bagiye kwica umwana hazavuka undi mu cyimbo cye akaba ari wupfa hanyuma kura akabaho. Imana ihimbazwe. Noneho umwana ngarakura ageze ku myaka 12 muri mwisibo cyangwa se muri karitsiye, bashiraho gahunda yo gutora abana babandi bakinaga ibintu by'intambara. Noneho ngo bafata kuro baramutora bamugira umuntu ukomeye muri abo bana, hanyuma bakina uwo mukino. Hanyuma mu gihe basimbuka gurukira bende, umwana wundi biranga biramunanira, kura aramufata aramuhondagura kubera ko yari umutware nyine batoye muri abo bana bakina iyo mikino. Hanyuma rero iyo nkuru ngiragenda ikwira ibwami. Igeze gukwira ibwami, noneho bazana ngo uwo mwana bazana na bamushumba cyangwa se uwo twafata nk'aho ari se, kuko byari bizwi ko ari we wamureze nk'aho ari se. Noneho ngo umwami atanga itegeko aravuga ngo uyu mwana nawe niyicwe. Noneho umwana aravuga ati mbere yuko nicwa ndagira ngo ngire icyo nkwibariza mwami. Aramubwira ngo ariko ubundi nkubaze, ndapfa nzize yuko nubahirije amategeko y'abantoye? Ngo n'uyu mwana yarantoye, ni nayo mpamvu namukubise kuko yananiwe n'ivyo twasezeranye. Ngo nuko umwami ngagira aribaza ngo uyu mwana ufite ubwenge ninde? Biba ngombwa yuko abaza amateka ye. Wa mugabo wamureze aravuga ati ngewe uyu mwana baramunzaniye kugira ngo murere, hanyuma uwanjye yari yapfuye ndamurera. Bahita bamenya ko ari umwana wa Mandine. Umwami Eustache ahita avuga ati ya ingoma yanjye irarangiye kubera yuko byari byarahanuwe nawe yarabirose. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo barakwanga nayo ikakwemera, baraguca nayo igaca kanzu, baravuma nayo igahuhaho. Imana ishimwe cyane. Bari bazi ko Kuro yapfuye, ariko nyuma y'imyaka 12 agaruka imbere y'abantu. Reka nkubwire ngo hari igihe cyo tuba mu myaka yo kwihererana n'Imana, tukagwiza imbaraga. Uzabibaze umugabo umwe Yefuta yirukanwe mu byase, ariko ngaragenda gwiza imbaraga. Imana ishimwe cyane. Tugaragara nk'abatariho ariko dutungishije benshi. Ndagira ngo nkubwire ibyo Imana yavuze yari yarabivuze. Imana ishimwe cyane. Kandi umuntu navuze ngo gusenga gutuma utambuka ibihe. Daniyeli yigeze yasenga yibuka neza hari icyo Imana yari yaramubwiye. Yari yarasomye muri iki gitabo cya Yesaya na Yeremiya ibyuko bazamara imyaka 70 mu bunyage. Yarabizi cyane. Nyuma y'imyaka 70 bagataha. Reka mabwire ngo Kuro imisiyari yaramuzanye ku isi yo kuzakura abantu mu bunyage. Naho byari kugenda gute ntabwo yari gupfa. Nubwo bari guteka ibuye rigashya ntiyari gupfa, kubera ko yari yaje mu mugambi w'Imana. Umva nkubwire wowe unteze amatwi, uriho kubera umugambi w'Imana. Ntabwo uriho kubera umugambi w'abarozi, ntabwo uriho kubera umugambi wa Sekibi, ahubwo uriho kubera umugambi w'Imana. Icyo yakwanditseho rero yaracyanditse. Ahubwo uyu munsi ndagira ngo duhindure isengesho, dusenga tuvuga ngo Mana ubushake bwawe nibuze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Wize imbere y'Imana uje gusaba gusa, ahubwo za imbere y'Imana uje kugira ngo wumve ikiri ku mutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire Daniyeli we yarasenze ubuzima bwe buhindura amasengesho. Yarazi icyo Imana yavuze ku bahanuzi Yesaya na Yeremiya bavuga ngo abantu bazamara imyaka 70 bunyage. Agendera muri iryo sezerano, ntiyigera yiyandurisha ibizira by'i Babuloni. Arasenga yuzura umwuka wera, abamara ibihe byo gusenga ubuzima bwe buhinduka amasengesho, amaraso yiwe ahinduka amasengesho, kugeza bamutaye mu nzu ye mu rwobo rw'intare. Intare ziramwanga kuko yaranuka amasengesho. Reka nkubwire uyu munsi wa none dusenge kuko hari icyo Imana yavuganye natwe. Imana ihimbaza. Aleluya. Wowe senga ushaka kugira ngo wumve ubushake bw'Imana. Wishaka gusenga ushaka kugira ngo Imana iguhere
witegereza ibirayi, wishaka gusenga kugira ngo Imana umva, fata isengesho ryawe urirenze ibi uri kunyuramo, ahubwo uvuge ngo ni ubusabane n'Imana. Gusenga ni ubusabane n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuvugana n'Imana, gusenga ni ukumva icyo Uwiteka avuga. Imana yacu ihimbazwe. Daniyeli aba muri ibyo bihe byo gusenga, Shadaraka, Meshaki na Abedenego bibera mu bihe byo gusenga, barahamya. Iryo ni isengesho ry'abantu baciye bugufi bakuzura Umwuka Wera, hanyuma bakagira ibihe byo kwizera. Reka nkubwire ngo kwizera kudutambutsa ibikomeye. Hari inzira rero y'isengesho rutsinda, ni uko uzaca bugufi ukatura ibyaha byawe, warangiza ukizera icyo Imana ivugana nawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, kwizera kurakora. Bibiliya irabwira ngo abantu banjye bazabeshwaho no kwizera, ntabwo bazabeshwaho na ba marume. Hari abishuka yuko ba nyirarume bazababeshaho, hari abishuka yuko abagabo n'abagore babo bazababeshaho, hari abishuka yuko abana babo, oya, abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Kandi nta muntu utizera, umva nkubwire ikintu cyerekeranye no kugirana ubusabane n'Imana. Bibiliya ngo utizera ntanezeza Imana, ariko uwizera aba mu gitaramo cy'Imana yasetse. Imana iyo yasetse, haleluya haleluya, iragaba. Twabonye ababyeyi bacu babaga bishimye, twabakoreye byiza, bakavuga ati mwana wanjye nguhaye inka, kubera ko yabaga yasetse. Rwose umva nkubwire, mwana wanjye nguhaye iriya sambu, mwana wanjye nzakujyana aha n'aha. Rwose tukanezerwa iyo umwana yakunejeje, nawe uranezerwa. Hanyuma rero ijambo rikavuga iki? Ngo umukiranutsi wanjye, haleluya haleluya, azabeshwaho no kwizera. Si n'ibyo gusa, ngo utizera ntabwo anezeza Imana, ariko uwizera anezeza Imana. Umva nkubwire, umunyamasengesho nyawe ni ufite urufunguzo rwo kwizera. Abantu batizera, umugabane wabo ngo ni mu itanura ry'umuriro n'amazuba. Kwizera rero kunezeza Imana, kandi Imana yanezerewe irakugabira. Imana ishimwe, haleluya. Imana yanezerewe iragaba. Kandi reka nkubwire, abashaka ubwiza n'icyubahiro babishaka bakora ibyiza badacogora. Umva nkubwire mu buvandimwe, wowe unteze amatwi, gusenga kwiza ni ugusenga ufite inzira yo kwizera, ufite inzira yo guca bugufi. Kandi abantu badaca bugufi, Bibiliya iravuga ngo Yesu yigeze yabwira abantu, arababwira ati hariho umuntu wagiye gusenga, n'undi ajya gusenga, ngo undi yikomanga mu gatuza aravuga ngo ndagushimye kutangize nka bariya. Abo bantu ntabwo baca bugufi, abo bantu ntabwo banezeza Imana, kuko umwuka w'Imana ntabwo ashobora gutura mu mutima wo kwishyira hejuru, ntabwo ashobora gutura mu mutima w'ubwibone, ntabwo ashobora, oya, ahubwo iyo wamaze kuba hambo imbere y'Imana, wamaze guca bugufi imbere y'Imana, inzira zo gusenga ziba zamaze gufunguka. Hari abantu bibwira yuko gusenga ari ukugenda ugahondagura urukuta ahantu, ukagenda ugakubitwa ibipfunsi inzu. Oya, gusenga biravuga ngo ubwami bwawe nibuze. Ntabwo ubwami bw'Imana bwaza mu mutima wawe utabashije guca bugufi ngo usingize Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yigisha abantu ngo nimujya musenga ngo Data wa twese uri mu ijuru. It's to honor God, ni ukubaha Imana, ni ukuzamura icyubahiro cy'Imana. Data wa twese, aho ni ukuzamura icyubahiro cy'Imana. Ubwami bwawe buze, mu ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Umva nkubwire, iyo wazamuye icyubahiro cy'Imana wo kumva kuri hasi, Imana iramanuka igatura mu mutima wawe. Kandi iyo yamaze gutura mu mutima wawe, ibyari birimo bigoye biragenda, ubusambanyi bwari burimo buragenda, ubujura bwari burimo buragenda, ibyaha byose biragenda, kuko umucyo uba wamaze kugera muri wowe. Mu ijambo ry'Abakorinto handitse ngo, mu Baroma handitse ngo, abaza bashaka Imana, Pawulo yarari abandikira arababwira ati nubwo twageragezwa, nubwo twahondagurwa, ariko twebwe nta teka tuzacibwaho. Umva nkubwire nshuti yanjye, abanyamasengesho bavuganye n'Imana, bumvise ijwi ry'Imana, ntabwo bakangwa n'ibihe, ahubwo bafata bya bihe bakabibamo. Umva nkubwire nshuti yanjye, ntabwo ibihe uzabivamo. Nimba ushaka kugirirwa neza n'Imana, uzaba mu bihe, urindirwe mu bihe, usohokemo nk'intwari.
ushaka kuzaba ukomeye aba umuntu ukomeye kubera anyuze mu bikomeye kugira ngo azavuge ibikomeye bibasha gutuma abantu nabo bakomera. Imana itugire neza cyane. Rero tuba mu bihe kandi ahantu Imana ntabwo ishobora kuguhungisha ibihe, ntabwo ishobora kuguhungisha karitsiye, ntabwo Kuro yagomba kumuhungisha ibwami, yagomba kuba ari aho ngaho. Reka babwire amateka ya Kuro avuga yuko yayoboye ibihugu byinshi, Ubumedi n'Ubuperesi. Kuro yabaye umuntu udasanzwe. Kubera iki? Yakuze mu banzi biwe, yabaye mu bigeragezo abibamo nubwo bo bashakaga ngapfe. Reka nkubwire nshuti yanjye, Imana iyo yavuze iravuga. Kandi uva nkubwire, isengesho ryawe rifite icyo risobanuye imbere y'Imana. Umunsi uzicisha bugufi ukihana ukizera Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo twumvise abantu basenze, twigeze tubona Ezira asenga, inzira yari irimo abagizi ba nabi, Imana imufungurira iriba. Reka nkubwire ikindi kintu kimwe nsoze. Amateka ya Nowa bivuga ngo ya Yona, bivuze ngo Yona yasengeye mu nda y'urufi. Bishatse kuvuga iki? Ahantu uri urasengera, ufite ububasha bwo gutegeka ibyo bihe bikakujyana aho ushaka. Yona yigeze yasengera. Wibuke ko Yona yatawe mu nyanja ubwo yavaga iwabo yerekeza Nineve, Vitarushishi yerekeza Nineve. Noneho urufi ruramumira, kandi rwamumize ataragera Nineve, ruramumira burundu. Rumaze kumubira rujya hasi ku butaka, rubayo umunsi wa gatatu. Ariko ngo Yona asengera mu nda y'urufi. Ku munsi wa gatatu rwa rufi ruribwira, isesamira ruzengereza. Uwiteka ararutegeka kubera isengesho, ruragenda ngo rumuruka Nineve. Bisobanuye ngo amasengesho yacu aturuka kuri destination yacu. Imana ishimwe cyane. Nubwo ugaragara nkaho uri muri ibyo bihe, ariko amasengesho azakugeza kuri destination yawe. Nubwo yari iri Tarushishi, nubwo yamirizwa n'urufi mu nyanja hagati, ariko ntibyatumye atagera Nineve. Reka nkubwire ngo wikangwa nuko uri mu nda y'urufi, ahubwo wowe wizere gusa, byanga bikunda uzagera aho ugomba kugera. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracanditse, ahubwo urasaga gusenga. Yona ngo yicisha bugufi mu nda y'urufi, arasenga yihana ibyaha, aravuga ngo Mana umbabarire. Nuko Imana iraza ituma urufi rumunaga Nineve. Reka nkubwire ku nkombe ya, umva nkubwire uyu munsi wa none, runyuranye ibihe. Isengesho rizanyuranye ibihe, ruzacangacanga baje bakurwanya, rizatuma amaso yabo ahuma akisanga ahandi hantu. Umva, isengesho ry'umuntu waciye bugufi akizera akihana ibyaha rikora ibyo abantu badatekereza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo wowe uneze amatwi, hejuru y'imbaraga z'ibintu byose uri wanyuramo, vuga ati njyewe ndagomba gusenga. Ubuzima bwanjye bukaba lifestyle y'amasengesho. Nuvuga ngo ubuzima bwawe buhinduka amasengesho. Ntuzaze gusenga wumva yuko wanyuze mu burwayi akaba ari gusenga. No mu gihe uzaba wishimye ujye ubigira amasengesho. No mu gihe uzaba utarwaye ujye usenga. No mu gihe uzaba unaniwe ujye usenga. No mu gihe uzaba uri mu minsi mikuru ujye usenga. Kubera ko gusenga, ntabwo dusenga kuko tubabaye, ntabwo dusenga uko twaburaye, ahubwo dusenga tuvuga ngo nibwo buzima n'ukuganira n'Imana. Ntabwo dusenga dusaba, kandi ushaka kumenya icyo sekuru yavuze aganira na se. Bivuze rero turashaka kuganira n'Imana, ikatumenera amabanga, ikatubwira n'ibizaza. Reka nkubwire ngo ku mutima w'amasengesho, iyo wasenze neza Imana igwishurira ibihe bizaza, udakoresheje ziriya apareye zibasha kureba mu kirere. Isengesho riragukorera rikakubwira ngo mwana wanjye, umwaka utaha bizagenda gutya, igihe cy'iki kizagenda gutya, kandi nta byuma ufite, nta n'ibyiteganya gihe ifite. Imana ikabwira ngo nuca hariya hazagwa imvura nyinshi kandi izahitana benshi, ariko ntuzajyeyo. Nugenda hariya abagome bazakugambanira, ntuzajyeyo. Uko niko gusenga. Twebwe dusenga tuganira n'Imana, ikatubwira ikiri ku mutima wawe. Ntabwo dusenga tuyibwira ngo Mana mpa ibirayi. Oya, ibirayi ibyo ngibyo Imana iravuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira, ni byiza. Witerwa ubwoba rero nukuri kuyisaba ntigusubize, kuko nubundi ngikora ibiru
ibiruta cyane ibyo tuyisaba, ahubwo wowe bwira Imana ngo Mana naje imbere yawe, rata tuganire, rata twikundanire Mana, rata nyibwira ibyo ugambiriye ku buzima bwanjye, rata nyibwira ibyo ugambiriye ku gihugu, rata mbwira ibyo ugambiriye ku isi yose. Imana izika kuganiriza. Uko niko gusenga kwiza, kuko uba waciye bugufi nk'umwana uganira na se. Reka nkubwire, bigira ubuzima. Mana ishimwe cyane, bigira ubuzima. Ukumva yuko uzabikora kuko uri mu kigeragezo, oya, ahubwo inzira z'isengesho ritsinda ni uguca bugufi, kwihana no kwizera. Uyu nibyo turi buvugaho uyu munsi. Imana ibaha umugisha rero. Ese ujye utekereza yuko amasengesho yo mu kiranutsi Imana yumva? Humura rero, gusenga kwawe nusengesha umwuka iteka mu bihe byawe byo gusenga, Imana izakumva. Turi mu cyumweru dushaka kugira ngo tuzabane n'Imana mu masengesho. Turi mu cyumweru dushaka kugira ngo tuzagane n'Imana. Imana nayo itugiriye neza, kandi nzi neza yuko Uwiteka azadusubiza ibyo tumusaba. Ntabwo azadusubiza ibijyanye n'uko twifuza, oya, ahubwo azadusubiza ibijyanye n'uko yifuza, kubera ko ibyo yifuza kutugirira ni ibyiza. Mwene data, nimureke tugirane ubusabane n'Imana. Kujyana ubusabane n'Imana ntako busa. Erega ibyaha byose bita bihunga kubera ko ufitanye ubusabane n'Imana. Imana iyo wayiganirije wirirwa mu bihe byiza. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari abantu no babyuka bakiturumbukiza ntibasenge, bakaryama ntibasenge, bakirirwa ntibasenge, ubuzima bwabo bubayeho nk'ubw'inyamaswa. Ariko nimba ushaka kugira ngo ugire ubusabane bwiza n'Imana, binyuze mu masengesho, kandi mu masengesho yawe uce bugufi, wihana ibyaha, hanyuma ugire kwizera ko ibyo yabwiye n'Umwami Imana bizasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Rero uyu munsi wa mbere ndababwira ngo hari inzira z'isengesho ritsinda, kandi gutsinda kurahari ku muntu wese uzasenga n'umutima umwe kandi asengeye mu mwuka no mu kuri. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye ko wabanye natwe, wakoze kuturengera, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze rero, urakoze Kristo, urakoze kubanye natwe mu izina rya Yesu. Uri Imana, erega ibidahari ku bantu ku Mana ho birahari, mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tuba tugusenga kugira ngo tuganire nawe, kugira ngo twumve ikiri ku mutima wawe. Ntabwo dusenze kuko Mwami Imana turi mu kaga, oya, ahubwo turasenze kugira ngo udukomereze muri ako kaga. Turasenze kugira ngo Mwami utubwire iby'ako kaga. Erega Mwami Imana, hari icyo twifuza, nuko warengera abantu bawe. Urakoze rero, umuntu wese uneze amatwi umuha umugisha, kandi amahoro yawe abe kuri we. Iki cyumweru kizamubere cyiza, amavuta yawe azamwomeho, urukundo rwawe ruzamubeho. Urakoze Yesu, izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.